ntukarebe ku ntambara uhura nazo cyangwa ngo urebe ku bigeragezo uhura nabyo, ahubwo reba Imana yonyine, kuko Imana niyo igomba kugukura muri izo ntambara. Imana niyo igomba kugukura muri ibyo bigeragezo uri gucamo muri aka kanya. Haleluya. Imana nishimwe. Nigeze kubwira umuntu ndamubwira ngo wowe ngo nimba utambuka runaka kakuvuga, ahubwo wowe reba Imana. Nureba Imana ntabwo uzongera kumva ko ari abantu bakuvuga. Haleluya. Nureba Imana ntabwo uzongera kumva ngo runaka ngo natambutse ngo nyamara ngo bari kuvuga ngo narahombye kubw'ubucuruzi mfite, ngo nyamara ngo bari kumvuga ngo kubera ngo nabuze urubyaro. Oya, reba ku Mana, uzajya gushiduka usanga yandirimo konka mu nda yawe. Haleluya. Naki bajya batekereza ngo ese kuki Imana yandetse, ngo kubera iki Imana. Ntago Imana igire ku muntu, ahubwo wowe ni wowe uba warayiretse, ni wowe uba warayivuyeho ugakora ibyangwa n'amaso, cyangwa ugakora bya bindi byo kudakiranuka nk'uko bikwiriye ngo Imana ikurebe ikwishimira. Hari ahantu tugomba kugera tugakora ibyo gukiranuka, Imana yarangiza ikakureba, yamara kukureba ikakwishimira kandi ikagukunda. Imana ikugirire neza cyane kandi Imana ikwiteho. Nyamara nimureka turebe ku iherezo ryacu, ahubwo twere kureba ku iherezo ry'abandi. Imana, ese uri umubyeyi urashishikarwa n'iby'urugo rwa runaka, washishikajwe n'iby'urugo rwawe ukarebe ko Imana itakugirira neza. Runaka yasenye, runaka bamukubise, runaka bamuvuze. Nshuti yanjye, oya, wireba kuri ibyo byaba runaka n'aba runaka, ahubwo reba ibyawe. Ese wowe ibyawe nibikugeraho wowe uzifata ute? Wowe bazagufata ukundi, wowe bazavuga ngo noneho wowe ibyawe byararangiye ku musozi. Bintu nje kubwira ababyeyi bagenzi banjye, ibyo bintu mbibona ku babyeyi bagenzi banjye. Yego n'abagabo barabifite, ariko inshuro nyinshi biboneka ku babyeyi. Sinzi impamvu ababyeyi bafite ako kantu. Nshuti yanjye, nasenganye na runaka, mugiye gusenga uri butega ibyo runaka bari kumubwira, wateza amatwi ibyawe uri kubwirwa n'Imana, ukareba ibyo Yesu ari kukubwira, akaba ari byo utahana, ukareka gutahana ibya Marigarita cyangwa ukareka gutahana n'ibya Roza, kuko ibya Roza ntacyo byakumarira, kuko aba atari ibyawe. Ahubwo reba ibyawe wowe runaka, kuko gabo wawe ukagandukira urugo rwawe nk'uko bikwiriye. Impamvu ababyeyi benshi batagandukira ingo zabo, bagandukira ingo z'abandi kuzitaho kuzivuga, izabo bakazihorera. Icyo ni Imana iri kurakarira ku babyeyi. Imana rero irimanukiye ije gukora imirimo n'ibitangaza. Reba kuri wowe uvuga ati urugo rwanjye rumeze gute? Ese umwana wanjye yariye? Ese umwana wanjye yambaye? Ese umwana wanjye yize? Ese ntago byakuze? Nurebe ibya mugenzi wawe byose uzaba wabirangije. Nyamara Yesu naza, takayamando, Yesu naza. Haleluya. Yesu namanuka, ese wowe uzaba utabigizemo uruhare? Ese icyo gihe ntago muri cya gihe Imana ije guhemba, hari ijambo nge nigeze gusoma riravuga ngo ntugashyushye inkuru ya mugenzi wawe ngo cyangwa iy'umuturanyi wawe. Haleluya. Imana nishimwe. Ndabwira nshuti zanjye, ndabwira ababyeyi turi kumwe ngo nyamara nitusubire inyuma ngo turebe ibyacu, ibya runaka tubyihorere. Nyamara hari icyo Imana ishaka ku buzima bwanyu, kandi nyamara niwita ku iherezo ryawe Imana iri bumanuke ikugirire neza. Nyamara nshuti yanjye, narinje kukubwira ngo reba ku iherezo ryawe, were kureba ku iherezo rya mugenzi wawe, kuko Imana ni wowe iri gushaka wenyine, nta wundi iri gushaka, ni wowe ku giti cyawe. Ntabwo uzabazwa ibya runaka, nuba runaka azabazwa ibye. Nimba yarakoze ibyaha azabazwa ibyaha bye, nawe ubazwa ibyawe. Wireba ngo runaka yibye, wireba ngo runaka yasambanye, wireba ngo runaka ngo agenda. Oya, reba ibyawe. Haleluya. Reba ibyawe, ita ku bucuruzi bwawe, wikwita ku bucuruzi bwa runaka.
Ngiye kubasuhuza mwebwe mwese abadukurikira, Imana ibahungisha kandi Imana ibarinde. Turabishimiye cyane abo mu majyepfo, mu majyaruguru, mwese abatuye mu mujyi wa Kigali, Burengerazuba, turabashuhuje cyane. Imana ibarinde kandi bakomeze. Abo muri diaspora namwe turabashuhuje kandi twizera ko Imana ibarinze, twizera ko Imana ibakomeje, nta kibazo mufite, Imana ikibarinze. Natwe rero iracyaturinze muri uyu mwanya. Tugiye kumva ijambo ry'Imana n'umukozi w'Imana, muri kumubona imbere yanyu ya kamera. Ni umukozi w'Imana, Imana yasize amavuta. Ndatekereza ko aribwo bwa mbere namwakira ku Muremyi TV. Turaza kumwakira n'ubundi abashe kwibwira abadukurikira, abakunzi bacu badukurikira igihe cyose. Namwe rero mudutera inkunga, mukanda subscribe, like, comment kuri Umuremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu dukora, ibiganiro by'ijambo ry'Imana, kuko hari icyo Imana ishaka gukora muri iyi minsi. Namwe rero mwadukurikira kugira ngo mubone ibiryo biva ku Mana. Rero reka tumuhe karibu kugira ngo adusengere Imana, noneho kugira ngo tubone uko twinjira mu ijambo ry'Imana. Reka mbanze mwakire musuhuza. Yesu nashimwe, umukozi w'Imana. ahimbazwe. Mumeze muti? Ameze neza. Nibwo bwa mbere mwakiriye? Nibwo bwa mbere kandi murakoze cyane, nanjye ndabikunze. Ku mazina yanjye rero naho Banegeye Solange, ni umumama. Mama n'umugabo umwe? Ya mugabo we mumbaze, ibyo byose njya mbivugaho, ntabwo turi kumwe. Ntabwo muri kumwe? Yitabye Imana cyangwa wenda? Twaratandukanye. Mwaratandukanye? Yego. Mwakoze divorce? Ntabwo twari twarasezeranye. Ntabwo mwasezeranye? Ubwo urumva mbese uri ingaragu? Yego. Ariko uri umudamu? Ndi umudamu w'abana 5. 5? 5. Urumva ko nubwo ari ubuhamya? Ntabwo ni ubuhamya. Ubwo bwo tuzaba tubuvugaho. Mbese uri wenyine? Yego. Nuko rero nubwo avuze ko ari wenyine, none se nubwo uri wenyine buriya, wenda tuvuge nk'uri kuri kamera, hagize umuntu ukubwira ngo ndashaka ko tubana, wabyemera? Kuri njye ntabwo byakunda, ntabwo birakunda muri njyewe, kubera nahuye n'ibikomere byinshi. Wahuye n'ibikomere byinshi by'abagabo? Sinshobora. Barakubabaje? Ntabwo wigeze se uba pasiterine cyangwa ngo uyobore icyumba? Nabayeho. Nayoboyeho icyumba, nanayoboyeho nibature muri korona, ariko nza kubihagarika. Ariko si ko nkuzi? Kubera ikibazo cya leta, tugomba kubaha leta, tukubaha n'Imana, byose tugomba kubyubaha. Ubwo urumva byose rero narabikoze. Ubwo urumva ntabwo nigeze ngirirwa umugisha w'umugabo, ubwo byaranze. Ndera abana banjye nta kibazo, ubwo bingora ariko ndabikora. Imana ishimwe. Yego. Nakubajije, buriya hagize umugabo ukubaza ati twibanire, wabyemera? Oya, ntabwo none ndiyakira. Ntabwo wari wiyakira? Ntabwo mbese wabyemera? Yego. Murabyumva rero, buriya abagabo n'abasore nyine bashaka kuba aracyari umudamu ufite abana, ariko birashoboka ko n'ubundi washaka undi mugabo. Ntabwo ndabyiyumvisha. Ntabwo wari wabyiyumvisha? Yego. Ubwo nyine murabyumva, yabibwiye, namwe mwamumenye, nibwo tumwakiriye. Ni karibu ku Muremyi TV, abaye umusangwa. Rero Imana iguha umugisha, wenda hari igihe tuzabiganiraho. Umwungu harimo inyigisho nyinshi cyane. Nakubwiye ngo wayoboye icyumba kuko sinzi ahantu naba nkuzi. Buriya abadamu nkamwe muba mufite ibintu byinshi cyane, mufite kwigisha abandi babakurikira. Hari n'abandi baba bameze nkawe cyane, kandi baba bakeneye impuguro n'ihumure. Buriya rero uzamfashe nawe uzagaruke. Nta kibazo. Murakoze cyane. Reka tuguhe karibu n'ubundi, noneho udusengera Imana dutangiye na gahunda yacu. Urakoze cyane. Mana Data wa twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizerwa urubasha. Nemera cyane muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo, ngwino ubane natwe. Mwuka wera uze hagati muri twe,
arega twe ntitwakwishoboza, twe ntacyo twabona twabwira ubwoko bwawe. Jambo ryawe ratubwira ngo dushobozwa na Kristo kuko ari we uduha imbaraga. Ngwino udushoboze, ngwino ushoboze mwami, ngwino ushoboze turi kumwe. Aya manu jezimora, ngwino wururuke nk'Imana, ngwino uganze utegeke, ijwi ryacu ribure ahubwo haboneke ryawe. Kandi umuco w'Imana uzuturasire kuko uri Imana y'amahoro. Urakoze rero Uwiteka, urakoze Nyiringabo Imana, dore ko byose tubisaba twizeye izina ryawe Kristo. Amen, amen. Njya nkunda Imana n'abantu b'Imana. Buriya iyo wahuye n'intambara nyinshi cyangwa ugahura n'ibigeragezo, bisaba gusenga, ugasenga nta kintu urebyeho. Iyo usenze ureba ku bantu ngo bakuvuze, uba wabyishe. Ibyo kintu njya mbwira abantu ngo nusenga uvuga ngo runaka aramvuga, ntabwo uzasenga. Uzajya uhora utekereza ngo runaka arandeba cyangwa aramvuga. Inshuti yanjye rero turi kumwe cyangwa udukurikiranye, ndakwinginze ngo ntukarebe ku ntambara uhura nazo cyangwa ngo urebe ku bigeragezo uhura nabyo, ahubwo reba Imana yonyine, kuko Imana niyo igomba kugukura muri izo ntambara. Imana niyo igomba kugukura muri ibyo bigeragezo uri gucamo muri aka kanya. Haleluya. Imana nishimwe. Nigeze kubwira umuntu, ndamubwira ngo wowe ngo nimba utambuka runaka akakuvuga, ahubwo wowe reba Imana. Nureba Imana ntabwo uzongera kumva ko ari abantu bakuvuga. Haleluya. Nureba Imana ntabwo uzongera kumva ngo runaka ngo natambutse ngo nyamara ngo bari kuvuga ngo narahombye kubw'ubucuruzi mfite, ngo nyamara ngo bari kumvuga ngo kubera ngo nabuze urubyaro. Oya, reba ku Mana, uzajya gushiduka usanga yandirimo konka mu nda yawe. Haleluya. Nta kindi uzaba warebyeho, uzaba warebye ku Mana yonyine. Ntabwo uzaba warebye muri wa muryango bari kukunegura, bari kuvuga ngo kuki washatse cya kirumba, kuki washatse wa mugore wo kwa runaka tudashaka. Ahubwo wowe reba ku Mana. Iyo urebye ku Mana urangiza gukebuka, wareba inyuma yawe ugasanga bya bindi byose watekereza byose Imana yarangije kubikora. Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Hari abantu benshi bajya batekereza ngo ese kuki Imana yandetse, ngo kubera iki Imana. Ntabwo Imana igire ku muntu, ahubwo wowe ni wowe uba warayiretse, ni wowe uba warayivuyeho ugakora ibyangwa n'amaso, cyangwa ugakora bya bindi byo kudakiranuka nk'uko bikwiriye ngo Imana ikurebe ikwishimira. Hari ahantu tugomba kugera tugakora ibyo gukiranuka, Imana yarangiza ikakureba, yamara kukureba ikakwishimira kandi ikagukunda. Imana ikugirire neza cyane kandi Imana ikwiteho. Nyamara nimureka turebe ku iherezo ryacu, ahubwo twere kureba ku iherezo ry'abandi. Imana nishimwe. Abantu muri iyi minsi barareba ku iherezo ry'abandi, ahubwo ntibari kureba ku maherezo yabo y'ubuzima bwabo. Ntabwo abantu bari kureba ibyabo, ntabwo bari gushishikarwa n'ibyabo, ahubwo bari gushishikarwa n'ibya runaka. Ese uri umubyeyi urashishikarwa n'iby'urugo rwa runaka, washishikajwe n'iby'urugo rwawe ukarebe ko Imana itakugirira neza. Runaka yasenye, runaka bamukubise, runaka bamuvuze. Nshuti yanjye, oya, wireba kuri ibyo byaba runaka n'aba runaka, ahubwo reba ibyawe. Ese wowe ibyawe nibikugeraho, wowe uzifata ute? Wowe bazagufata ukundi, wowe bazavuga ngo noneho wowe ibyawe byararangiye ku musozi. Kubera iki? Kubera uri kureba ibya runaka na runaka. Imana ishimwe. Urare kubera iki? Kandi ibyo bintu nje kubwira ababyeyi bagenzi banjye, ibyo bintu mbibona ku babyeyi bagenzi banjye. Yego n'abagabo barabifite, ariko inshuro nyinshi biboneka ku babyeyi. Sinzi impamvu ababyeyi bafite ako kantu. Nshuti yanjye,
nasenganye na runaka. Mugiye gusenga uri butega ibyo runaka bari kumubwira, wateze amatwi ibyawe uri kubwirwa n'Imana, ukareba ibyo Yesu ari kukubwira, akaba ari byo utahana, ukareka gutahana ibya Marigarita cyangwa ukareka gutahana n'ibya Roza, kuko ibya Roza ntacyo byakumarira, kuko aba atari ibyawe. Ahubwo reba ibyawe wowe runaka, kuko ari byo byakugirira umumaro, kuko ari byo byagukuraho wari uri, byarangiza bikagutereka ahandi. Imana yacu ishimwe. Wowe urareba ngo runaka ngo bamuvuze, runaka bamutaramyeho, yari pasiteri ntabwo akiri pasiteri. Kubera iki? Warebye ibyawe n'abana wabyaye n'urubyaro rwawe n'umugabo wawe, ukagandukira urugo rwawe nk'uko bikwiriye. Impamvu ababyeyi benshi batagandukira ingo zabo, bagandukira ingo z'abandi kuzitaho, kuzivuga, izabo bakazihorera. Icyo ni cyo Imana iri kurakarira ku babyeyi. Imana rero irimanukiye, ije gukora imirimo n'ibitangaza. Reba kuri wowe uvuga ati urugo rwanjye rumeze gute? Ese umwana wanjye yariye? Ese umwana wanjye yambaye? Ese umwana wanjye yize? Ese ntabwo byakuze? Nureba ibya mugenzi wawe byose uzaba wabirangije. Nyamara Yesu naza, takayamando, Yesu naza. Haleluya! Yesu namanuka, wa mubyeyi uzavuga iki? Ese rwarwa nirusenyuka kubera wowe, ese uzabwira iki Imana nimba usenga Imana? Ese wowe uzaba utabigizemo uruhare? Ese icyo gihe ntabwo muri cya gihe Imana ije guhemba, hari ijambo nge nigeze gusoma riravuga ngo ntugashyushye inkuru ya mugenzi wawe ngo cyangwa iy'umuturanyi wawe. Haleluya! Imana nishimwe. Ndabwira nshuti zanjye, ndabwira ababyeyi turi kumwe ngo nyamara nitusubire inyuma ngo turebe ibyacu, ibya runaka tubyihorere. Nyamara hari icyo Imana ishaka ku buzima bwanyu, kandi nyamara niwita ku iherezo ryawe, Imana iri bumanuke ikugirire neza. Nyamara niwita ku byawe, Imana iri bwururuke ikora imirimo n'ibitangaza, kuko hari icyo wagize gute wakoze. Imana rero nibagirire neza, kandi Imana ibiteho. Nyamara nshuti yanjye, narinje kukubwira ngo reba ku iherezo ryawe, were kureba ku iherezo rya mugenzi wawe, kuko Imana ni wowe iri gushaka wenyine, nta wundi iri gushaka, ni wowe ku giti cyawe. Ntabwo uzabazwa ibya runaka, nuba runaka azabazwa ibye. Nimba yarakoze ibyaha azabazwa ibyaha bye, nawe ubazwa ibyawe. Wireba ngo runaka yibye, wireba ngo runaka yasambanye, wireba ngo runaka ngo agenda. Oya, reba ibyawe. Haleluya! Reba ibyawe, ita ku bucuruzi bwawe, wikwita ku bucuruzi bwa runaka. Wireba ngo runaka yamenyemo imiceri myinshi, wireba ngo runaka yamenyemo akawunga kenshi, wireba ngo runaka nyamara yabyaye, ngo njyewe uyu munsi sinabyaye. Nyamara nawe nuwita ku iherezo ryawe, Imana iri bumanuke iguhereza urubyaro, kuko witaye ku byawe. Ariko impamvu abantu bo muri iyi minsi ntabwo bakita ku byawe, icyo ni cyo Imana imanuke rero kureba icyo kintu. Imana rero ibiteho kandi bagirire neza. Naje kukubwira ngo ite ku iherezo ryawe, kuko ni cyo Imana iri kugusaba muri aka kanya. Ni nacyo Imana ishaka kugira ngo ikugirire neza kandi kurengere, kuko ari Imana y'amahoro, kandi Imana ibarengere kandi biteho. Izo nizo mesaje nari mfite ngo mbabwire, kandi ni ukuri. Nyamara nitwumvira tugakora ibyo ngibyo Imana ishaka, nyamara natumwe n'Imana ngo mbikubwire. Nyamara nugenda nk'uko Imana ibishaka, hari icyo Imana iri bukore ku buzima bwawe, cyangwa se muri ba baturanyi ba bandi wari wazengereje ugenda ubavuga cyangwa ube nyamara wumva ibyo Imana ivuganye nawe muri aka kanya. Yego, ukoze Imana urakoze cyane. Yego, none nakubaza ngo watandukanye n'umugabo. Yego, ntabwo ari wowe warabigizemo uruhare, ninde wabigizemo uruhare? ntabwo ari njyewe. Yego, buriya hari igihe abagabo bajya bavuga ngo umugore ngo agira uruhare mu gusenya urugo, ngo cyangwa se oya. Buriya hari ijambo riba muri Bibiliya rijya ritubwira ngo mugabo kunda umugore wawe. Ntabwo babanje umugore, hari ubwo babanje umugore se? Mugabo, ariko habanza mugabo, kunda umugore wawe.
umugore nawe agandukira iki umugabo. yego hari ikintu mbaza none se nyine impamvu mbikubajije numvishijemo ubuhanuzi yego ariko hari abantu bazagira gutya muri komite bavuga ngo ese kuri kutugira inama gutya wowe byagenze gute? yego njyewe ibyanjye ntibazabirebeho, njyewe nje kukubwira n'umwe n'Imana kandi sinzareka kutavugira Imana. Nimba naratandukanye n'umugabo cyangwa kuba tutavugana, sinzareka kutavuga ubutumwa Yesu yanumye. Imana mu gihe yanumye ngo mbe mbikubwire, ahubwo we bamaso, sibyo? Bamaso kubyo Yesu akubwiye, ibyanjye ugire gute ubyihorere. Nanjye Imana ifite uko izabikora kandi ikabigenza neza. ariko buriya nk'abantu badukurikira ku Muremyi TV, nanjye ubwanjye uri imbere yawe, yego dufite amatsiko yego kugira ngo nk'umudamu mwiza umeze gutya, afite abana 5 yego kandi ari ibana yego kandi yagize umugabo, yego wagira amatsiko ni gute? kuko impamvu iki kiganiro nkunda kukibaza benshi cyane, kuki abana b'Imana abakozi b'Imana aribo bari gusenya ingo muri iyi minsi? ni ukubera iki? nanjye icyo kintu sinabona uko nagisobanura, Imana niyo ibizi. njye sinavuga ngo ni njyewe, oya ntabwo ari njyewe. yaba ari njyewe nari gusohoka nkagenda, ariko si njyewe ndi iwanjye, ndi mu rugo yego. wowe uri iwawe mu rugo ndahari, niwe udahari ahubwo, ariko njyewe ndahari yego. Imana ishimwe cyane. rero buriya hari ibintu buriya uri kuduhisha kugira ngo yego wenda abantu batabimenya. yego nagiraga ngo abantu bose bazumva iki kiganiro, yego birashoboka ko waba ushobora kwibaza ngo kuki umuntu watandukanye cyangwa umudamu watandukanye n'umugabo yaba ari kubwiriza. ariko ntabwo tuzareka gukorera Imana, si byo se? none se tuzareka gukorera Imana? iyo wahamagawe n'Imana ntiwareka gukorera Imana. nshuti zanjye munabyumve, nubwo uri butereho komenti, ariko wumve ko ntazareka kuvugira Imana. ntabwo Yesu azareka kuntuma ngo ndeke kutamutumikira, ngomba kumutumikira neza yego. uyu ni umukozi w'Imana rero, Imana imuha umugisha. urakoze kandi ni ukuri twongeye kumushimira, azongera agaruke. nzongera, ndi kwihuta, murambabarira, ndi kwihuta, mbese murabyumva, ntabwo dutindanye, ndi kwihuta, ariko buriya nzagaruka nta kibazo, mfite umwanya. kuwa 4 rero ndagutumiye uzaze, nta kibazo, mu kiganiro kirekire. oya nta kibazo, ariko ndagushimiye n'iki kiganiro umpaye. urakoze. ngaho abadukurikira rero mugubwe neza, reka tumuhe karibu adusengera Imana dusoze muri uyu mwanya. Mana data wa twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri rubasha. Yesu ndagukunda cyane, kandi ndabizi neza ko n'abadukurikiranye ugomba kubakunda kandi ugakora iby'ubutwari ku buzima bwabo, warangiza ukabagirira neza, ukabitaho nk'Imana ifite imbaraga. urakoze mwami waba nsengeye abarwayi, Uwiteka Nyiringabo, nsengeye igihugu cyacu, kigirire neza kandi ukiteho. abarembye, abari mu bitaro hirya no hino, Mana nyemerera cyane, urwanye ibyabarwanyije, uhiga ibyabahize. imbaraga z'Imana zigere mu ngo za buri umwe wese. uri Imana yubaka ingo, warangiza ukazikomeza, genda uzigendagendemo, wubaka ukomeze, ukuremo umudayimoni wa rusawuzi mu izina rya Yesu, ahubwo ubutware bwari bwo buganza bugategeka cyane. urakoze rero, urakarama, dore ko byose mbisanize izina ryawe Kristo. amen amen. hari abantu bakenera wenda nko kumvugisha kuri telefone yanjye, ni 0795 9 niyo nomero nkunda gukoresha. murakoze cyane. nawe urakoze. namwe abadukurikiye turabashimira, ngaho mukomeze kudukurikira mu ijambo ry'Imana ku Muremyi TV. umugoroba mwiza.